Mu gihe abandi banyeshuri bitegura ikizamini cya leta uyu mwaka w'2025, hari abandi bishe mu mwijima bashaka yuko utsindwa. Ese wari uzi yuko hari abanyeshuri bagera kuri kopi y'ikizamini cya leta ibyo bize byose bigahita biguruka? Hari n'abandi rero bagera kuri kopi y'ikizamini cya leta bayibahereza bagasanga bareba bakabona nta kintu cyanditseho kandi birimo bigaragara. Rero hari n'abandi bajya ku kizamini cya leta bakarwara umutwe, barangiza abandi bagasara bakarwara igicuri, abandi imitima ikabarya. Ubwo ni uburozi bugiye butandukanye. Rero hari abarozi bagiye batandukanye bashaka kukuroga, bashaka yuko utsindwa ikizamini cya leta cy'uyu mwaka. Ariko muri iyi video nje kubereka uburyo ki wakwirinda bano barozi bashaka yuko utsindwa, n'ukuntu wabirinda ugasohoka mu kizamini cyawe wemye neza, wagitsinze neza. Ese ukeneye izo nama? Niba uha agaciro amasomo yawe n'ikizamini cya leta ugiye gukora, kanda subscribe hano ku kizamini, ndetse ufungura inzogera yawe kugira ngo ujye ubona amakuru nk'aya ngaya agusindagiza kugeza mu kizamini cya leta, ukakinjiramo neza ndetse ukagisohokamo wemye. Njye mugiye kubana muri iyi video kuva ku munota wa mbere kugeza ku wa nyuma, kuko buri munota w'iyi video ugufitiye akamaro, kandi umuntu turi buze kubana araza kuba yasobanukiwe neza uburyo ki yakwirinda abarozi bashaka yuko atsindwa mu kizamini cya leta. Njye nitwa Callixte Mutabazi. Reka dutangire turebe ibintu bituma abanyeshuri batsindwa ndetse n'uburozi bugiye butandukanye bw'abantu bashaka yuko utsindwa. Ese wari uzi yuko umurozi wa mbere ari wowe ubwawe? Umurozi wa mbere burya ni wowe ubwawe, kubera yuko umurozi wa mbere uroga ubwonko ni wowe. Reka turebe uko umurozi wa mbere ari wowe ubwawe. Ese urabizi yuko hari abanyeshuri barira birirwa biga, ariko burya harimo abari kwica ubwonko bwabo gahoro gahoro? Dore uko abanyeshuri bica ubwonko bwabo ndetse bakaburoga. Ikintu cya mbere abanyeshuri benshi bakora ndetse bakaroga ubwonko bwabo bajya ku kizamini cya leta ibyo bize byose bikaguruka. Icya mbere ni ugupanika amasomo yose mu masaha makeya. Hano ni ugushaka kumira igitabo cyose mu masaha 28. Nta gihe cyo kuryama wabonye, hanyuma ukavuga ati ibitabo mbonye 3 reka mbisomere cyarimwe maguruke maze kubirangiza. Ni yuko ubwo burozi urimo uramira buzagukora mu kizamini cya leta, hanyuma ibyo wize byose biguruke ugire ngo bakuroze. Ikindi cya mbere ni ukwinjira mu cyumba cy'ikizamini cya leta nta gikoresho na kimwe. Ugasanga umunyeshuri yinjiye mu kizamini cya leta nta karamu, nta calculator, ndetse nta gikoresho na kimwe ari buze kwifashisha, ahubwo we yitwaje yuko ari buze gutira igikoresho. Hano rero niba nta gikoresho ufite, menya yuko abanyeshuri 20% by'amanota babura mu kizamini cya leta biterwa n'ibikoresho bikeya baba bafite mu kizamini. Hanyuma rero tangira ukosore aya makosa. Ubundi burozi butuma umunyeshuri atsindwa ni ukwirengagiza gusinzira mu gihe cy'ikizamini cya leta. Abanyeshuri benshi ntabwo bajya bafata umwanya wo kuryama mu kizamini cya leta bashaka kwiga amasaha 28 ku masaha 28. Menya ko umunyeshuri wese agomba byibuze gufata amasaha 7 cyangwa 8 yo gusinzira. Rero muri timetable ukora yo gutegura ikizamini cya leta neza, tegura n'amasaha 7 byibuze yo kuryama. Kandi kugenda usaba ikintu mu kizamini cya leta, menya yuko ibyo bintu ari bimwe mu byagutera stress. Kuko wenda niba ugiye gutira calculator, menya ko ari calculator zidakoresha ibice zidakora neza, hanyuma iyo ukoresheje menya yuko uri muri iroga. Rero we tegura ibikoresho byawe mbere yuko winjira mu kizamini cya leta. Ibi byose ni imyuka mibi ihagije yatuma utsindwa mu kizamini cya leta. Ndetse wajya mu kizamini cya leta kubera ibyo ngibyo biri kwivanga no kugutera stress, ukabona yuko hari ikibazo ugomba gutangiraho kandi ugomba gukenera igikoresho cya mugenzi wawe. Ibyo ngibyo ni byo bituma utsindwa. Rero tangira uyikosore, ahubwo reka turebe imyuka mibi itera abanyeshuri ndetse turebe n'ukuntu wabyirinda. Mu bihe by'ikizamini cya leta imyuka mibi ituruka mu bintu birimo ibingibi tugiye kubabwira. Umutima uhora urenganya n'abandi. Uyu mutima hari abanyeshuri benshi bipanika bakavuga ati uriya yize byinshi, ngo njye reba nasomye agapapuro kamwe k'igitabo, ngo ubuse ngo reka nanjye nihutishe ndebe yuko ndi burangize igitabo nk'ikiwe. Yewe ubwo burozi menye ko buzagukora mu kizamini cya leta. Wowe ibyo ushoboye bitewe n'ubwonko bwawe ufite. Hari tekinike twabigishije hano yitwa Pomodoro technique, ifasha umunyeshuri gutsinda neza ikizamini cya leta. Uze ukanda kuri iyi video nayo uze kuyireba. Ikindi cya mbere iyi myuka mibi abanyeshuri bishyiramo ni ugutinya gutsindwa mbere yo gutangira kugerageza yo gutsinda ikizamini cya leta. Hari abantu batsindwa ikizamini cya leta mbere yuko gitangira. Aba ni abanyeshuri bumva yuko icyo bintu batazabishobora, akumva yuko ikizamini cya leta kiba gikomeye. Icyo gihe buno ni uburozi kandi koko bigukora iyo utangiye kugera ku kizamini cya leta. Ikindi ni ukumva yuko hari amarozi, hari abandi bantu ngo bakugirire ishyari, ngo bashaka yuko utsindwa. Ibyo bintu byikure mu mutwe. Menya yuko ari wowe ubwawe, yewe wisapoze yuko ari wowe uri mu isi yawe wenyine.
kandi kwigira icyizere no kwitakariza icyizere ni ibintu biba bitandukanye. Menya yuko icyizere kirarema. Aha niho hari roho y'ubunebwe, gutinya ndetse ugatsindwa ikizamini cya leta mbere y'uko ugitangira no kwinjira mu cyumba cy'ikizamini cya leta. Rero hari n'abanyeshuri baginjira mu kizamini cya leta cy'umunsi wa mbere bakicara ku ntebe ya mbere ku munsi wa mbere. Menya yuko ikintu ugomba gukora mbere y'uko utangira ikizamini cya leta, injira ahantu uzakora ikizamini cya leta mbere y'uko ikizamini cya leta gitangira, wicare kuri iyo ntebe utangire uyigeho ndetse ube inshuti n'iyo ntebe kugira ngo uzinjire mu kizamini cya leta udatunguwe utabona ibintu bishyashya. Rero tangira ukosore bino bintu gahoro gahoro. Irinde bano barozi ibihe byose by'ikizamini cya leta ukoresheje iyi mbunda ikomeye cyane yabatsinda. Menya yuko umurozi wa mbere ari wowe ubwawe n'umutima wawe ubwawe n'ubwonko bwawe bwose. Hanyuma rero ikintu ugomba gukoresha iyi mbunda yatuma utsinda bano barozi bashaka kwinjira mu kizamini cya leta. Tegura rero gahunda isobanutse y'imyigire. Numara kwitegura timetable, muri iyo timetable utegure n'igihe cyo kuruhuka ndetse no kuryama. Menya yuko ugomba kwiga byibuze amasaha 3 wicaye ku ikaye cyangwa ku gitabo, hanyuma nyuma y'amasaha 3 ugomba gufata igihe cyo kuruhuka gihagije nk'uko umuntu w'umunyeshuri. Niyo mpamvu habayeho pause cyangwa break ku masomo ndetse n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Rero mbere yo kwiga bandufate n'agapause uruhuke. Hanyuma ufate igitabo kimwe uba ari cyo usoma byibuze ku munsi umwe. Wishaka kuvanga ibitabo 10 ngo bisome umunsi umwe ngo kuko ikizamini kirejo. Ubwo burozi bwagutsindisha mosherami, tangira rero ubikosore. Hanyuma jya mu kizamini witeguye neza, ufite ibikoresho byose, ufite ikaramu, ufite urupapuro n'ibikoresho byose bikenerwa mu kizamini cya leta bitewe n'isomo ugiye gukora. Hanyuma iyi ni imbunda ya gatatu ugomba gukoresha. Imbunda ya kane wakoresha kugira ngo utsinde bano barozi b'ikizamini cya leta ni ukwiyizeraho ubwawe no kwigira icyizere mu gihe cy'ikizamini. Abantu benshi mu kizamini bica intege ugasanga baraganya ati ngo yibaba we ngo reba uriya ngo yakoresheje impapuro 5 ngo ngiye nakoze ku dupapuro 2 ubuso utunota turi mu dupapuro 2 ubu ngiye nabishobora gute. Ibyo bintu ni ukwiruga no kwitera stress. Wowe kora ibyawe ubikore neza ubisesengure neza. Hari abanyeshuri benshi usanga mu kizamini cya leta batera ubwoba abandi cyane, ugasanga umunyeshuri byibuze akoreye nko kuri kopi zigera kuri 5, wowe wakoze agakopi kamwe. Ibyo rero nibikagutera ubwoba, wowe kora bikeya bifite agaciro kandi byagufasha gutsinda neza ikizamini cya leta. Ibyo rero nibikagutera ubwoba. Kandi kugirana umubano n'Imana ni mu kintu kindi cyatuma ubasha gutsinda neza. Hanyuma ku bantu batizera Imana hari ikintu bita Theos meditation, guturisha umutima no kwiyegereza ibyaremwe ukumva yuko ibintu bituje kandi ubishyizeho umutima. Ibyo bintu nabyo bibasha kukwemerera kwinjira mu kizamini cya leta wumva umeze neza. Abantu bizera Imana, kwizera nicyo kintu kibasha kurema. Rero ushobora kwizera bitavuze yuko wenda usenga Imana, ushobora rero kwizera binyuze wowe ubwawe kwiringira no kwizera yuko ibyo bintu ugomba kubisohokamo neza kandi ukabikora neza. Uko witegura niko uzatsinda. Ugomba rero kurwana n'umutima wawe kuruta uko urwana n'ibikoresho n'isomo ryawe. Rero ibi ngibi ugomba kubikora neza kandi bizatuma utsinda neza kino kizamini cya leta cy'uyu mwaka. Ko ndashaka yuko buri munyeshuri wese ukurikiriye channel kandi wakanze subscribe atsinda neza ikizamini cya leta yumva zino nama tumubwira. None se wowe uri mu banga bano barozi b'ikizamini cya leta cyangwa uri mu bashaka yuko watsindwa muri iki kizamini cya leta? Wowe ubwawe ni ugomba kugiramo amahitamo niba ushaka gutsinda cyangwa ushaka gutsindwa. Igihe kiracyahari cyiza rero cyo kwisubiraho niba warakoraga aya makosa twari turimo tubabwira hano ruguru. Tegura icyumba cyawe neza, shyiraho gahunda ya buri munsi, ukore timetable, ushyireho intego, usenge, wige, usinzire neza byibuze amasaha 7 kandi winjiye mu cyumba cy'ikizamini cya leta umeze nk'intwari cyangwa ingabo yinjiye mu kizamini cya leta igiye guhangana kandi igomba gutsinda gusohoka kuri uru rugamba rw'ikizamini cya leta. Menya yuko byibuze imyaka 12 wicaye ku ntebe y'ishuri cyangwa imyaka 9 yose ntago ari imyaka y'ubusa. Iyo myaka rero ni igomba kukumurika koko ibyo wize niba uri umuntu cyangwa utari umuntu ushobotse. Rero tegura neza ikizamini cya leta, ndakwizeza yuko uzagitsinda neza nukurikiza zino nama. Intwari yose yinjira mu kizamini cya leta ifite ibikoresho by'urugamba. Imbunda twayibonye ni ugutegura neza ikizamini cya leta, kugira ibikoresho mu kizamini cya leta ndetse no kuruhuka no kurya neza. Ikindi kandi ibyo ukorya ugomba kwirinda kunywa inzoga.
irinde kunywa inzoga, wirinde kunywa amata menshi, niba ukunda kunywa amata nywa amata make aringaniye, wirinde kunywa isukari nyinshi, byaba byiza unayiretse ukinywera amazi, kandi urye imbuto byibuze ziganjemo vitamini C, harimo amaronji ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, kandi irinde kunywa ibintu birimo kafeyine. Hari n'abanyeshuri bakunda kunywa energy ngo ni ibintu bituma batabasha gusinzira ngo babone igihe cyo kwiga gihagije. Energy drink yirinde niba koko ukurikiriye icano y'ikizamini, kuko energy drink izagutenguha nugera ku bwonko, bikurenga ubwonko bunanirwe, butangire butekereze muri metero imwe kandi bwagatekereje muri kilometero. Irinde bino bintu tukubwira hano ku kizamini, uraba uri umunyeshuri mwiza kandi uraba umfashije nawe wifashije mu gutsinda ikizamini cya leta. Ndashaka yuko ikizamini cya leta kizasohoka buri munyeshuri afite ubuhamya hano ku kizamini yatanga bwamubashije gutsinda neza ikizamini cya leta. Niba uri umwe mu banyeshuri barwanya imyuka mibi nk'iyi ngiyi, abarozi n'imyumvire ndetse n'abacantege, menya yuko turi kumwe kandi tugushyigikiye. Rero kanda subscribe hano ku kizamini, kuko turacyafite byinshi byo kubabwira kandi ubushobozi bwo gutsinda buracyahari. Ikindi kandi sangiza iyi video bagenzi bawe, kuko nabo bakeneye kumenya amakuru y'ukuntu batsinda ikizamini cya leta, bakirinda imyuka mibi y'abarozi binjira mu kizamini cya leta batuma batsindwa. Hanyuma nubafasha uraba natwe dufashije, kuko ntabwo turi ba nyamwigenda hano kuri iyi channel. Gutsinda si Imana, ahubwo gutsinda ni icyemezo n'uburyo witwara mu kizamini cya leta. Njye nitwa Callixte Mutabazi, mwabanye kuri iki kiganiro. Uze kureba izindi video twabakore, kuko wakuramo indi somo rikomeye cyane byatuma utsinda ikizamini cya leta. Reka tuze guhura mu kanya tureba ibindi byinshi bigiye bitandukanye by'ukuntu watsinda ikizamini cya leta nk'umunyeshuri. Hano ku kizamini duhari ku bwanyu kandi turagushyigikiye mu itsinzi yawe.